Reka tubasuhuze bakundwa b'ibihamya TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muri intwari, muri abantu beza, mwahisemo kubana natwe mu biganiro bitandukanye, muri porogaramu zitandukanye, mu ijambo, mu buhamya. Reka dusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, dusuhuza abari muri Afurika, dusuhuza abari muri Aziya, dusuhuza abari muri Amerika, Canada, Australia, bari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, ndetse n'abaturanyi bacu bihugu byegeranye n'u Rwanda. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Vumiriya Jean Claude, nkaba mbakunda rwose, mbafite ku mutima abakoze subscribe. Imana ibaho umugisha. Ndetse nawe niba ugifungura iki kiganiro, kora subscribe. Ugifungura iki kiganiro kugira ngo tujye tukora ibiganiro ubibone, ukande kuri like, ndetse ubisangize n'abandi n'umugisha. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dusenga n'Imana, hanyuma dukorane ikiganiro. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha, uri Imana y'ubushobozi. Uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje, uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, uri amahoro yacu, uri ingabo idukingira ku manywa na nijoro. Ndasenze muri uyu mwanya kugira ngo umuntu wese udukurikiranye agira umugisha ku bwacu, yumve Imana mu buryo budasanzwe. Ndatura ubutsinzi, ndatura kunesha, ndatura amahoro y'Imana mu buzima bw'abantu bose badukurikirana. Unyemerere utanga intsinzi ku buzima bw'abagabo, utanga intsinzi ku buzima bw'ababyeyi, utanga intsinzi ku buzima bw'abasore n'abakobwa. Ikiganza cy'Imana gikiza kiramburirwa ku barwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye babona Imana kurutaho. Ndagushimiye Mwami, kuri umwami ukomeye. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye, kuri Imana ihambaye, kuri Imana igira neza, kuri Imana yumva gusenga, uri Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Ndatura kubona Imana mu buryo budasanzwe kuri aba bantu. Unyemerere ubagirire ubuntu, ubagirire neza Mwami. Ndasenga kuri uyu munsi ngo ijambo ryawe risohozwe ku buzima bwabo, ukore ibikomeye, ukore ibidasanzwe. Hari abantu bamaze igihe basengera ibintu bikomeye. Uyu mwanya mbizamuye imbere yawe. Nyemerera wumve gusenga kwanjye, wumve kwinginga kwabo Mwami. Ndabazamuye imbere yawe, ndabazamuye ku musozi, ndabazamuye nk'uko Mose yikoreraga imitwaro y'Abisirayeli, niko nanjye nzamuye imitwaro y'abantu, niko nsengeye aba bantu Mwami. Hari abamaze igihe barwaye indwara zidakira, abo ndabaturaho ubuzima, ndabaturaho ubudahangarwa, ndabaturaho ubuzima buzima, ndabaturaho intsinzi y'Imana, ndabaturaho icyubahiro cy'Imana, ndabaturaho gukomera kw'Imana mu izina rya Yesu. Abafite amadeni bamaze igihe babona byaranze ko bayishyura, ndasenze ngo ubahe ubutabazi bwihuse. Ndasenze ngo ukore ibikomeye kuri uyu munsi, ukore ibidasanzwe ku buzima bwabo, ukore iby'imbaraga ku buzima bwabo. Bamaze igihe ku musozi w'umubabaro, ndahamagara Imana itanga umunezero, ndahamagara Imana itanga ibyishimo, ndahamagara Imana ihindura ibihe, ndahamagara Imana ikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Zaburi iravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimiye. Reka aba bantu baririmbiye Zaburi ivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimiye, 126. Umuntu wese udukurikiranye muri uyu mwanya, ukora ikintu gituma umutima uremamo indirimbo, umutima we ushyiremo indirimbo sha, umutima we ushyiremo ibyishimo, umutima we ushyiremo amahoro, umutima we. Ndahamagara ikirere gishya ku buzima bw'aba bantu, ndahamagara imbaraga zikomeye, ndahamagara ubushobozi bukomeye, ndahamagara icyubahiro cy'Uwiteka ku buzima bw'umuntu wese udukurikirana Mwami. Ndasenze ngo uzamure ibendera ry'ubutsinzi ku bagabo, uzamure ibendera ry'ubutsinzi ku babyeyi, uzamure ibendera ry'ubutsinzi ku basore n'abakobwa. Unyemerere igihe nk'iki ngiki witamurure. Bibiliya iravuga ngo waritamuriye mu gicuku cya nyuma, waritamuriye bwenda gucya, waritamuriye ku buzima bw'Abayuda, waritamuriye ku buzima bwa Esiteri, waritamuriye ku buzima bwa Morodekayi, waritamuriye ku buzima bwa Daniyeli mu rwobo rw'intare, waritamuriye ku buzima bwa Bashaduraka mu itanura, waritamuriye Mwami. Ndahamagara imbaraga zikomeye, imbaraga zimwe zatumye Aburahimu abyara na Sara. Izo mbaraga ndazatuye ngo zikore ibikomeye ku buzima bw'abantu babonaga bitagishoboka. Ndatura ijambo rivuga ngo bigiye gushoboka mu izina rya Yesu. Igitinyiro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo gikora ibikomeye. Abamaze igihe mu bitaro bababwiye ko indwara barwaye zidakira zikomeye, ndatura ubuzima, ndatura gukira, ndatura ubuzima buzima mu izina rya Yesu. Uravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nanjye ndahamagara imbaraga zibohora, ndahamagara imbaraga zikiza, ndahamagara imbaraga zikora ibikomeye, ndahamagara imbaraga zikora ibidasanzwe. Uyu munsi wa none wumve gusenga kwanjye, wumve kwinginga kwanjye Mwami. Ndaguhamagaye ndaha hantu mu izina rya Yesu ngo imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibidasanzwe. Uyu munsi wa none bimenyekane ko Imana yo mu ijuru ikora, Imana yo mu ijuru ikiza, Imana yo mu ijuru ibohora, Imana yo mu ijuru ikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Ndohereza imbaraga z'amasengesho ku buzima bwari bahari hafi na kure. Ndohereza imbaraga z'amasengesho ku bantu babona bafite imisozi imbere yawe. Ndohereza imbaraga z'amasengesho Mwami, bimenyekane ko Uwiteka Imana Nyiringabo ari igisubizo cyacu, ari umutabazi wacu, ari umufasha.
Dawidi yaravuze ngo uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu mpamagariye ubutabaza aba bantu, niyo mpamvu mpamagariye igisubizo aba bantu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Turebe igitabo cyo kuva 3:17. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Mose ati kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Nagira ngo tuvugane muri uyu mwanya. Ijambo rivuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwawe. Abantu tumaranye iminsi tuganira, abantu tumaranye iminsi dusangira ijambo ry'Imana, nagira ngo tuvuganire ijambo muri uyu mwanya mutoya rivuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwawe. Imana igiye kumva ubusabe bwawe ikwereka ahandi hantu utari wabona ku Mana. Mose yakoranye n'Imana, agendana n'Imana, avugana n'Imana, ibimenyetso n'ibitangaza mu buryo butandukanye. Ariko ngo igihe kimwe abwira Imana ngo ndumva nkeneye kukubona, ndumva nkeneye kukubona, ndumva nkeneye kukubona mwana, ndumva nkeneye wowe twagendanye, wowe wakoze ibimenyetso, wowe wakoze ibitangaza, wowe wasatuye inyanja, wowe wahiritse Yeriko, wowe watuvanye kwa Farawo, wowe watuvanye mu Egiputa, wowe wakamije inyanja tukambuka n'ibirenge ugakoramo umuhanda mbireba. Nkeneye kukubona, nkeneye kugendana nawe, nkeneye kukubona bundi bushya, nkeneye kubona imbaraga zawe bundi bushya, nkeneye kubona ububasha bwawe bundi bushya. Nagira ngo mbabwire ngo Imana igiye kukwiyereka ahandi hantu utari wayibona. Mose ngo abwira Imana ngo nkeneye kukubona. Imana iraza iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, kuko umbonye wese wapfa, ariko hariho ahantu bugufi bwanjye, aho ngaho uzamuka i Horibu ku musozi, wubika umutwe mu busate bw'amabuye, nanjye ndakubikizaho ikiganza cyanjye cy'iburyo, ndaza kukunyuraho nivuga mu izina. Ndashaka kukubwira muri uyu mwanya kugira ngo ugire icyizere, uzamuke wumve icyo Imana ivugana nawe, uzamuke bugufi bw'Imana i Horebu. Sinzi ahantu ushobora kugira umusozi w'amasengesho, niba ari imbere y'igitanda, niba ari muri salo, niba ari mu cyumba cy'amasengesho, niba ari ay'umuzenguruko. Ariko nagira nkubwire ngo henda Imana ibibwire ngo nkeneye kukubona ahandi hantu ntari nakubona. Mose yabwiye Imana aribwira ngo nkeneye kukubona mu bundi buryo. Imana iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko ndi bukwereka ahandi hantu utari wabona. Nagira ngo mvugane n'abantu badukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Imana igiye kukwereka ahandi hantu utari wabona ku Mana. Imana igiye kwihindura uruhande, ubone ku ruhande utari wabona. Imana igiye guhindura ku ruhande, ubona ahandi hantu utari wabona ku Mana. Bwana sifiwe sana, haleluya. Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana abwira Mose ati kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke, ndi buhindura uruhande nkwiyereke. Nagira ngo mbabwire ngo Imana igiye guhindura urundi ruhande, ahandi hantu utari wabona ku Mana. Aho niho ugiye kubona ku Mana. Uruhande utabonye ku Mana nirwo Imana igiye kukwereka. Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana abwira Mose ati kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke. Imana igiye kukwereka ahandi hantu. Imana igiye guhindura urundi ruhande. Hari urundi ruhande ugiye kubonaho ku Mana. Hari iyindi kote Imana igiye kukwereka. Nagira mbabwire ngo mugiye kubona Imana ku rundi ruhande. Bwana sifiwe sana. Abantu bamaze igihe ku musozi w'intambara, hari uburyo Imana igiye kubiyereka. Bamaze igihe ku musozi w'uburwayi, hari uburyo Imana igiye kubiyereka ikiza. Hari abamaze igihe ku musozi w'igisuzuguro, hari uburyo Imana igiye kubiyereka. Bibiliya iravuze ngo Mose abwira Imana ngo nyiyereka. Imana yumva ubusabe bwa Mose, aramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi buhindure, ndi buhindura urundi ruhande nkwiyereke. Imana ishimwe. Imana ihindura urundi ruhande kwiyereka. Imana ihindura ahandi hantu kwiyereka. Imana ihindure. Imana igira ukuntu ikwiyereka mu buryo bushi, igira ukuntu ikwiyereka mu buryo bw'imbaraga, igira ukuntu ikwiyereka mu buryo budasanzwe. Imana igira ukuntu ikwiyereka muri uyu mwanya. Nagira ngo dufate inshuti yanjye umwanya dusengere bya bintu byananiranye, dusenge bya bintu bimwe bavuga ngo ntibishoboka. Ndabizi neza ko mu gihe gitoya abantu bese bazashima Imana, bavuga imbaraga z'Imana, bavuga gukora kw'Imana, bavuga gutabara kw'Imana. Icyo ndacyizeye, kuko aya masengesho turimo dusenga, nagira mbabwire ngo agiye gukora ibintu bikomeye, agiye gukora ibintu bidasanzwe. Agiye gutuma Imana ikwiyereka ahandi hantu utari wayibona. Agiye gutuma Imana ikwiyereka ku bundi buryo, ku rwego rwo hejuru. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka Imana abwira Mose ati kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke. Ndahindura uruhande nkwiyereke. Haleluya. Imana igiye guhindura urundi ruhande, igiye guhindura ubundi buryo, igiye guhindura ahandi hantu. Donc hari ubundi buryo Imana igiye kwiyereka abantu bayo. Nagira ngo shuti bakundwa mbabwire kuri uyu munsi,
abamaze igihe bahamagara Imana, bamaze igihe batumira Imana, nagira mbabwire ngo Imana igiye guhindura urundi ruhande, igiye guhindura ubundi buryo ikwiyereke mu buryo budasanzwe. Imana yabwiye Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora, ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ngiye kukwereka. Imana ihindura ubundi buryo, ihindura ahandi hantu ikwiyereka, ihindura ahandi hantu ikwiyereka mu buryo budasanzwe, ikwiyereka mu buryo bw'imbaraga, ikwiyereka mu buryo bw'imbaraga, mu buryo budasanzwe. Imana irutura ibintu bimeze nk'imisozi, Imana igukure mu gihirahiro, Imana isobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe, Imana yitamurure mu rugo rwawe, Imana yitamurure mu bana bawe, Imana yitamurure mu kazi kawe, Imana yitamurure muri business aho ukorera umaze igihe ubona bitagenda, ariko Imana irakwemerera, iravuze ngo igiye kukwiyereka mu bundi buryo. Wanasifiwe sana, haleluya. Nagira ngo mvugane n'abantu babona hari ibintu bidasobanutse ku buzima bwabo, bavuganye n'Imana, bahamagawe n'Imana, bagendanye n'Imana. Igihe kirageze ngo Imana ihindure ikwiyereka ahandi hantu, igiye kukwereka ahandi hantu utaruzi, igiye kukwereka ahandi hantu utari wabona, igiye kukwereka dostifo maigeri adra. Imana igiye kukwereka ahandi hantu, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore, wa mukobwa we, Imana igiye kukwereka ahandi hantu utari wabona ku Mana. Hari urundi ruhande Imana igiye guhindura uyibone, hari urundi ruhande Imana igiye guhindura ubone imbaraga zayo, hari urundi ruhande Imana igiye guhindura ubone ubutwari n'ubushobozi bwayo. Imana igiye kukwereka mu buryo budasanzwe. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ngicyo uvuze icyo ndagikora. Benista, hari ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Belasomene Maigeria, hari ikintu Imana ije gukora mu bana bawe, hari ikintu Imana ije gukora mu desomvera muri famiye yawe, hari ikintu Imana ije gukora. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Haleluya. Imana yumvise gusenga kwawe, Imana yakiriye ubusabe bwawe, Imana yumvise kwinginga kwawe, Imana yabonye amarira yawe, Imana yabonye igisuzuguro kimaze igihe ku buzima bwawe. Uwiteka Imana aje gukora iby'imbaraga, aje gukora ibidasanzwe, aje kwitamurura. Nelohabinikote, Imana amubwiye ngo hariho ahantu bugufi bwanjye Horebu, uzamuka wubika umutwe mu busate bw'amabuye, nanjye ndi bukunyireho nivuga mu izina, ndi bukunyireho nivuga mu izina. Belahose Bentosdema. Imana igiye kukushyiraho ikiganza cyayo, Imana igiye kurambikaho ikiganza cyayo. Hari ikiganza cy'Imana kije kuba ku buzima bwawe, hari ikiganza cy'Imana kije kuba ku mikorere yawe, hari ikiganza cy'Imana kije kuba mu bana bawe, hari ikiganza cy'Imana kije benefo kije kuba kuri famiye, hari ikiganza cy'alopele wazama, hari ikiganza cy'Imana kije ku buzima bwawe. Don't never, wowe umaze igihe urwaye, hari ikiganza cy'Imana kikujeho, hari amaboko Imana igiye gukoresha, hari ubutsinzi Imana izanye ku buzima bwawe. Ugiye kubona Imana mu buryo budasanzwe, ugiye kubona Imana mu buryo bw'imbaraga, ugiye ayikome kantople. Hari uburyo Imana ije rebini sanso. Nagira ngo mvuge n'abantu bamaze igihe ku musozi w'intambara, Imana ije kurwana izo ntambara. Abamaze igihe ku musozi w'intambara, abamaze igihe ku musozi w'igisuzuguro, abamaze igihe ku musozi remeni tayinegere, babona hari ibintu bidasobanutse ku buzima bwabo, Imana ije gusobanura ibidasobanutse. Imana yabwiye Mose ngo hariho ahantu bugufi bwanjye Horebu, uzamuke wubika umutwe ku busate bw'amabuye, nanjye ndi bukubikizeho ikiganza cyanjye, ndi bukunyireho nivuga mu izina. Haleluya. Imana igiye kukunyuraho yivuga mu izina. Melahobeka, Imana ije kusefandrawa, Imana ije kukunyuraho yivuga mu izina. Hari uburyo Imana igiye kukunyuraho yivuga mu izina. Haleluya. Hari uburyo Imana ije iwawe, hari uburyo Imana ije mu muryango wawe, hari uburyo Imana ije mu nekuwa bingi nawa dele mostaigeri, hari uburyo Imana ereso benita kandrova, hari uburyo Imana ije mu rugo rwawe, hari uburyo Imana eze kontre, hari uburyo Imana ije. Haleluya. Imana irazomene, Imana ivuganye nawe ngo zoperevo, kuko wayigiriyeho umugisha ikakumenya izina, n'icyo ngicyo icyo uvuze. Icyo uvuze Imana ije kugikora, icyo ufite Imana ije kosini bandro. Hari ibintu Imana ije gushyiraho iherezo. Pela wahia, hari ibintu Imana ije gushyiraho iherezo, hari ibintu Imana ije kwizevo, hari ibintu Imana ije kwikorera. Erevome, Bibiliya ivuga ngo ubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, sinzagiha izindi Mana, haba iyo hejuru, haba iy'umuhengeri, yaba ari iyahe, icyubahiro cyanjye sinzigera ngiha undi. Nagira ngo babwire repandoro sayiningiya, Imana ije bene for my God, ije gusobanura ibidasobanutse. Imana ije gusobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe, Imana ije gusobanura ibidasobanutse iwawe, Imana ije gusobanura ibidasobanutse revone prayezo mene grenema. Hari ibintu Imana ije gusobanura ku buzima bw'abakunzi b'Imana. Bini with many kotainewa. Hari abantu bamaze igihe bagoswe n'umwanzi, hari abantu bamaze igihe bagoswe n'imbaraga zibarwanya. Nagira ngo mbabwire ngo zoperema, Imana ije gutanga insinzi, Imana ije kwiyerekana mu buryo budasanzwe, Imana ije kwiyerekana roberite, Imana ije gukora iby'imbaraga, Imana ije gukora zeplele for my God.
Geria. Wizera imbaraga z'Imana, wizera icyubahiro cy'Imana, wizere gukora k'Uwiteka, wizera imbaraga zikomeye, wizera imbaraga zisunika Yeriko, wizera imbaraga zideponsole zirema ibitariho bikabaho, wizera imbaraga z'Imana. Haleluya. Wizera icyubahiro cy'Uwiteka ko kije ku buzima bwawe. Imana ibwira Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ngicyo uvuze icyo ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke. Wanasifiwe. Hari urundi ruhande Imana igiye kukwereka, hari ahandi hantu Imana igiye guhindura. Imana igiye kukwereka mu buryo budasanzwe, Imana igiye kukwereka mu buryo bw'imbaraga. Hari uburyo Imana zo mericanto blessansome enemergrea igiye kukurambikaho ikiganza cyayo. Ikiganza cy'Imana kije ku buzima bwawe, ikiganza cy'Imana kije ku bana bawe, ikiganza cy'Imana kije mu mikorere yawe, ikiganza cy'Imana kije muri famiye yawe. Uwiteka Imana aravuze ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ngicyo kivuze icyo ndagikora. Haleluya. Hari ikintu umaranye igihe aho ngaho cyaranze, Imana ije kugikora, Imana ije kuzevaye, ije kugishyiraho iherezo. Haleluya. Mela hobingezami, Imana ije kugikora, Imana ije kugusubiza, Imana ije kukugirira neza. Miwe hiya blesco sprench. Nagira ngo mvugane n'abantu bavuganye n'Imana. Imana y'amasezerano ije gusohoza ibyo yavuganye n'abantu bayo. Haleluya. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ngicyo kivuze ndagikora. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke. Haleluya. Ndi bukwereka ahandi hantu, ndi buhindura uruhande, ndi buhindura ahandi hantu utambonye umbone ku rundi ruhande. Imana iramubwira ngo kuwangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ngicyo kivuze icyo ndagikora. Wanasifiwe. Ntabwo ndi bukwiyereke wese, ariko hari ahandi hantu ndi bukwereke. Bella hosti for mercandrovazia. Hari ahandi hantu ngiye kukwereka zamo, hari urundi ruhande ngiye kukwereka. Hari zemiko tango za minimiko high bless or smashano. Hari ubundi buryo ugiye kunyumva nivuga mekuwa and bless cospintos dena. Ikivugo cy'Imana zando benefo gituma umutima wari ufite impagararo ugira ituze. Imana ugiye kumva Imana yivuga ku buzima bwawe. Ntabwo ari ukumva Imana yivuga ku buzima bwawe gusa, ahubwo ugiye kubona Imana ikora ku buzima bwawe. Kuko Imana twizeye ntabwo ari Imana ivuga gusa, ni n'Imana ikora. Si Imana isezeranya gusa, ni n'Imana isohoza ibyo yavuze. Ndashaka kuvugana n'abantu badukurikirana ngo uyu munsi wa none Imana ije kwivuga. The praise holiday. Jenema ije kwivuga bundi bushya. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi ya 29 ni Dawidi yaravuze ngo ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ryuzuye imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka riteye ubwoba, ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka rikokora amashyamba, ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu bw'Ikadeshi umushyitsi. Amen. Ijwi ry'Uwiteka santo pele marikandoro vosaine menegrere mando de power. Ijweza rikokora amashyamba. House. Imana ubwije kwivuga ku buzima bwawe. Intambara umaranye igihe zigiye gushyirwaho iherezo, ibibazo umaranye igihe bigiye gushyirwaho iherezo. Nagira ngo mbatangarize ngo melawos, Imana igiye kukwereka ahandi hantu utari wayibonaho. Imana igiye guhindura urundi ruhande uyibona ahandi hantu utari wayibona. Nagira ngo dusenga n'Imana muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese afata umwanya wo gusenga hari ubwira Imana ngo hari ahantu nkeneye kukubona, hari uruhande nkeneye kukubonaho. Ufata umwanya uyibwire ngo ndumva nkeneye kukubona kuri uru ruhande, ndumva nkeneye kukubona muri ubu buryo. Mana uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'icyubahiro. Haleluya. Ndagushimiye ko wiyeretse uyu mubyeyi, ndagushimiye ko wiyeretse uyu musore, ndagushimiye ko wiyeretse uyu mukobwa, ndagushimiye ko wiyeretse Rebando Revasia. Olasia uyu mugabo arakubonye, uyu munyamasengesho arakubonye. My who's never ugiye kohereza ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo ohereza umwuka wawe bikaremwa, ohereza meta, ohereza imbaraga zikomeye, ohereza ubushobozi bukomeye, ohereza igitinyiro cyawe. Haleluya. Ohereza mingi ya wanda kotaya mangia zoblere force nation. Ndasenze ngo uyu munsi Mwami bimenyekane ko rewe Mana. Eliya ku musozi Karumeli yavuze ngo bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Nanjye ndasenze ngo bimenyekane yuko Uwiteka ari we Mana. Mpamagaye imbaraga zikomeye, mpamagaye imbaraga zidasanzwe, mpamagaye imbaraga z'umurengera zituma ibyaba abantu byemera mu izina rya Yesu, zituma ibyaba abantu bikoreka, zituma ibyaba abantu bishyirwaho iherezo, zituma I cause mehile la pray. Ndasenze ngo icyubahiro cy'Uwiteka gikora ibidasanzwe ku buzima bw'aba bantu. Ndagushimiye ko barengeye, ndagushimiye ko batabaye, ndagushimiye ko bagiriye neza. Habwa icyubahiro n'ikuzo Mwami kuko zibikomeye ku buzima bw'aba bantu, kandi konestayinema igitinyiro cyawe kibaye kuri bo. Ari abarwayi, ari abafite ibyifuzo, ari abamaranye igihe intambara zikomeye, ndohereza imbaraga zikomeye. Ramosta kora muri za mbaraga z'umurengera Paul yavuze mashia loble zibasha kuzura n'abapfuye. Izo mbaraga nizo nohereje ku buzima bw'aba bantu.
ndagushimiye mwami kunyumvise, ndagushimiye mwami kubikoze, ndagushimiye kubikoreye kwiyubahisha, ndagushimiye ko witamuruye, ndagushimiye ko wiyerekanye, ndagushimiye rosifomaye, ndagushimiye ko uje mu buryo budasanzwe, ndagushimiye ko uje mu buryo bw'imbaraga, ndagushimiye ko uje mu buryo bw'icyubahiro wera, ndagushimire manda wayasomene yakwira ijambo riherekesha imbaraga zikomeye. Uyu muntu akaba akubonye mu buryo bushya, uyu muntu akaba akubonye mu buryo bw'imbaraga. Habwa icyubahiro n'ikuzo kubyumvise wera wa Isirayeli, umugisha wawe n'amahoro bibe kuri aba bantu mu izina rya Yesu, ubahe intsinzi kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen, amen.